Nshuti muvandimwe mwene data wowe dusangiye amahirwe yo kumenya Imana no kuyikunda ndetse no kuyikorera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nongeye kukwishimira no gushima Imana iguhaye amahirwe kugira ngo duhurire kuri uyu murongo wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4. Nguhaye ikaze muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien. Mbere ya byose reka dusenge. Witeka Mana nziza, reka twongere tugushimire ko wabanye natwe, uraturinda. Abantu bose bafite ibibazo, abaremerewe, abababajwe n'iyi si, abo bose uko bwije n'uko bukeye baba bategereje ijambo ribahumuriza biciye mu ijambo ryawe. Kandi amasezerano yawe ubwayo akomoka mu byanditswe byawe byera, niyo mwuka wera ateraho kashe mu mitima yabo, bigatuma n'ubuzima bwabo bwo kubaho bwiyongera kandi bakagira ibyiringiro. Uyu mwanya rero ubwo ari umwanya udasanzwe, ngwino ubane natwe, uganire natwe, yaba njye yaba n'abandi tugiye kubana muri iki cyigisho. Umanukire mu mbaraga zawe kugira ngo ubane natwe, uduhe amatwi yumve icyo umwuka abwira itorero, kandi ikiganza cyacu muri uyu mugoroba tukiramburiye kwakira ibyiza watugeneye. Cyadutandukanya nawe rero kigizweyo, ahubwo ibyatuma tuzaboneka iwawe tugahagarara mu byimbo. Intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi n'ibitero birimo kugabwa ku mugaba w'ingabo ari we wowe, biciye mu buzima bwacu bw'uyu munsi wa none, uduhe kuguhagararira nk'uko bikwiriye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabikubwiye, ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya tujye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ba maso kuko uzengurutswe n'uburozi. Ba maso kuko uzengurutswe n'uburozi. Najya mbabwira inshuti zanjye, ijambo ry'Imana ritubwira byinshi mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko Satani, Kristo amuvugaho yavuze Satani uwo ari we. Muri Yohana igice cya 8:44 Bibiliya iravuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo uhereye kera kose, kuko uwo uhereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Hano batweretse ko Satani ari umwicanyi. Rero mu buryo Satani akoresha harimo amoko atandukanye y'uburozi yo kugira ngo yangize abantu, kandi atuma abantu batazabasha guhagarara badatsinzwe kuri urya munsi ubwo Kristo azaba agarutse. Muri iki cyigisho nagira ngo Imana igukangure, ifungure ubuzima bwawe, kandi izamura amatsiko meza muri wowe kugira ngo wibaze, ese ko tuzengurutswe n'uburozi bwinshi, uracyahagaze uri muzima cyangwa nawe wamaze kurangira? Mu gitabo cyo Kuva igice cya 7 harimo igitekerezo nkunda nifuza ko dutangiriraho. Kuva igice cya 7 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo iki? Igihe Mose na Aroni na Mose bajyaga imbere ya Farawo, Imana yabahaye ibitangaza bagomba gukora kugira ngo Farawo arekure ubwoko bw'Abisiraheli. Umurongo wa 11 rero uravuga ngo Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imirizabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yaravuze. Ikigaragara ni kimwe, Mose na Aroni baraje bakora igitangaza babwiwe n'Imana, ariko icyo gitangaza cyari kiri kuri level, cyari kiri ku murongo. No mu Egiputa Satani yabagejeje ku rwego bakora icyo ngicyo kugira ngo ibintu by'Imana bicike intege. N'uyu munsi wa none rero, ibitangaza byose Kristo yakoze, ibitangaza intumwa zakoze, Satani yamaze kugera ku rwego abantu be yabigishije ku buryo bafite ubushobozi bwo kubikora bikamera kimwe. Nimurebe ibi bitangaza, Bibiliya yamennye ibanga, ivuga yuko ari abahanga n'abarozi bifatanyije n'abakonikoni bakora ibi bintu, kandi umusaruro wavuyemo nuko byanangiye umutima wa Farawo. Hari abantu benshi bajya bicara bakerekana isomo rivuga ngo Imana yanangiye umutima wa Farawo, ariko mu by'ukuri uyu murongo wa 13 igice cya 7 utwereka yuko umutima wa Farawo winangiye, ntiyabumvira. Kubw'ibyo ibitangaza byinshi bizakorwa muri no minsi y'imperuka, ibyinshi bizasunikwa n'imbaraga z'uburozi bwa Satani, kandi byinshi bizaba bigendereye kudanangira abantu mu bibi aho kubakura mu bibi.
rero muri iki cyigisho kiratangaje cyane. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paje 173 baranditse ngo abarozi ntibigeze bahindura inkoni zabo inzoka, ahubwo hakoreshejwe uburozi, kandi bafashijwe n'umushukanyi ukomeye bashoboye gukora ibyo. Mu mbaraga za Satani zirenze urugero, inkoni zahindutse inzoka. Umutware w'ibibi nubwo afite ubwenge n'imbaraga byose by'umumarayika wacumuye, ntafite ububasha bwo kurema cyangwa gutanga ubugingo. Ni uburenganzira bw'umwihariko bufitwe n'Imana yonyine, ariko icyo Satani afitiye ubushobozi cyose aragikora mu buryo bwo kwigana. Mu maso y'abantu inkoni zahindutse inzoka. Mu magambo make, Satani yayigereye abantu arabaroga, arangije mu mbaraga z'ubupfumu n'uburozi bwa Satani abantu babona inzoka nk'iziriya ndetse zirigaragura, ariko mu by'ukuri najya mbabwire ngo yari tekinike ya Satani. Ubu bushobozi bwa Satani rero bwo kwifashisha abapfumu bakarwanya ikivuzwe n'Imana, uyu munsi wa none burimo burakorera mu madini. Niyo mpamvu ibintu byinshi birimo gukorwa, aka kavuyo kose mubona bigendereye gutesha agaciro no gutuma abantu batarangamira icyo Mose na Aroni barimo gukora muri ino minsi. Amen. Igitabo nkunda cyane cyitwa Inyandiko z'ibanze, abagifite ni igitabo, ni verisiyo ya mbere yasohotse. Inyandiko z'ibanze paje 68 baranditse ngo neretswe kandi ko imbaraga za Satani ziziyongera, kandi na bamwe mu bayoboke be b'indahemuka bazagira ubushobozi bwo gukora ibitangaza, naho byaba kumanura umuriro mu ijuru mu maso y'abantu. Bivuze ngo abantu bakorera Satani barimo birabasaba kuba indahemuka kuri we, birabasaba amahugurwa menshi. Abantu bakorera Satani birabasaba kugenda bakagirana igihe nawe bikingiranye, birabasaba kugirana amasezerano nawe, abazaba indahemuka nawe. Iki gitabo kiravuga ngo azabaha ububasha bwo gukora ibitangaza naho byaba kumanura umuriro. Kandi barakomeje barandika ngo neretswe ko hakoresheje gutwara intekerezo z'abantu no gutuma baba nk'abatewe ikinya, abo bapfumu bagezweho bazigana ibitangaza byose byakozwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu magambo make, hazabaho umwanya abantu bari mu bintu by'imisengere bazatwarwa intekerezo n'aba bantu bitwa abapfumu bagezweho. Mu magambo make, abantu barimo gukora ibitangaza byinshi uyu munsi wa none ni imbaraga za Satani abenshi zirimo kubasunika, ariko nubwo zirimo kubasunika, aba bantu Satani yabashyize ku rwego bakora ibitangaza nk'iby'Umwami wacu Yesu Kristo yakoze byose. Kubw'ibyo rero kandi ikindi, aba bantu bazaba baratwaye intekerezo z'abantu. Abantu ntabwo bazaba bagitekereza. Muri no minsi uregera umuntu wamubaza ikintu akakubwira ati nzabanza mbaze kanaka. Hari umuntu w'Imana wanyeretswe amha ubuzima bwanjye, ambwira ibizambaho, nta kintu rero nakora ntabanje kumubaza. Muri no minsi aho kugira ngo abantu babaze ijambo ry'Imana, muri no minsi aho kugira ngo abantu babaze Imana ku giti cyayo, bifitiye abandi bantu. Kubw'ibyo rero abantu bararegetse cyane. Uburozi bwa Satani burimo gukorera mu nyigisho z'ibinyoma n'ibitangaza, ntabwo abantu biteguye kuburokoka. Abantu benshi bazizera ko imirimo yose ikomeye Umwana w'Imana yakoze igihe yari ari ku isi nayo yakozwe n'imbaraga nk'iyo. Intekerezo zanjye zongeye kwerekezwa mu gihe cya Mose, maze mbona ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoresheje Mose imbere ya Farawo, nyamara byinshi muri byo byagiye byiganwa n'abapfumu bo mu Misiri. Nabonye kandi ko mbere gato yo gucungurwa guheruka kw'abera, Imana izakorera ubwoko bwayo ibitangaza bikomeye, kandi bene abo bapfumu bagezweho bazigana umurimo w'Imana. Mu magambo make, uyu munsi wa none tubimenye ko mbere gato y'uko Kristo agaruka ari cyo gihe dutangiye gusohoramo. Nagira mbabwire ngo hazagaragara imbaraga zikora ibitangaza z'ubupfumu, ariko nanone Imana igiye kugira ibitangaza ikora mu itorero ryayo. Amen. Rero turahamagarirwa kumenya, turahamagarirwa gusenga cyane kugira ngo Imana nitangira gukora ibitangaza byayo mu itorero, tuzabashe kumenya gutandukanya ibitangaza bikomoka kuri Satani n'ibitangaza birimo gukomoka ku Mana, kandi byose birimo gukorerwa imbere y'amaso y'itorero. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Nshuti zanjye, reka twerekere muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4. Murebe muri Bibiliya zanyu, mujye mugerageza mube muzifite. Imana iba ifite ukuntu igenda iyobora buri muntu wese, kandi aho nasurinye muri Bibiliya ushobora gusanga wowe
atariho uri busurinya ugasurinya ahandi bitewe n'agakiza kawe n'uburyo Imana iri bugufashirize muri iri jambo turimo kwiga. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 turaturuka ku murongo wa 4. Uyu murongo wa 4 ni amagambo akomeye cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami, yego igice turareba igice cya 4, ni igice cya 4 nicyo nshaka. Abahageze turebe umurongo wa 37. Igice cya 4 umurongo wa 37, 38, Elisa akiza imboga uburozi. Umurongo wa 38, bukeye Elisa asubira i Gilugari. Icyo gihe hari hateye inzara, hari ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu ati, shyira inkono ivuga ku ziko utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Itegeko ryari ry'uko abana b'abahanuzi bagombaga kurya imboga. Umurongo wa 39, umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga awusoromaho intanga, areka umwenda we azuzuzamo, araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi. Bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati, nimunzanire ifu. Aragenda yijugunya mu nkono, aravuga ati, nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Uyu musore yahuye n'ikibazo gikomeye. Yabonye inkono batetse, abona ni bikeya. Arangije avuga ati, ubu ngubu koko nta kintu twakora. Umusore ajya kwiyaranja, aragenda ajya gusoroma ibindi bintu atazi, kuko we yatekerezaga ko ibintu byose ari imboga. Nshuti zanjye, ntabwo ibintu byose ari imboga. Nshuti zanjye, nagiye mbabwire ngo ntabwo ibyanditswe byose bivuze ngo byahumetswe n'Imana. Nta nubwo ibintu byose bibwirizwa byitwa ibibwirizwa by'ukuri. Nta nubwo ahantu hose barimo gusenga ntabwo biba bivuze ngo bamo barasenga mu buryo Imana yemera. Haba hakwiye kubaho ubushishozi. Noneho umwe muri abo basore yarasohotse aragenda ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga awusoroma w'intanga, areka umwenda azuzuzamo, araza kera mu nkono. Babona inkono irabyibushye, babona inkono itangiye gutogota. Ubwo murumva inzara, abazamura inzara yarazamutse. Baravuga bati, noneho byanatubutse nta kibazo. Barangije ngo mu kurya bapanga, baravuga bati, habanze harya abagabo, habanze harya abagabo rwose. Ariko mu gutangira kurya, abantu batangiye kurya baravuze bati, mu nkono harimo uburozi. Mu magambo make, abantu babashije kumenya ko mu nkono harimo uburozi ni abagabo. Iyo bidatera ku bagabo ntibari kumenya ko harimo uburozi bari kurya. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu b'Imana bakeneye kumenya ibyo biga n'ibyo batiga. Ntabwo ari ngombwa kujya gutoragura utuntu mu bintu by'imyizerere itari iyacu, ibintu biri hanze y'ibyanditswe byera, biri hanze y'umwuka w'ubuhanuzi. Ugasanga umuntu yabizanye kugira ngo inkono ibyibuhe. Umuririmbyi akagenda agatoragura ibintu bidafitanye isano n'ibyo twizera, akaza agakubita mu nkono kugira ngo abantu barya bazarye bumva bafite za apeti, barya ibintu bitubutse. Umubwiriza akagenda agaterura ibintu mu bitabo bitari ibyo twizera, akabizana akabigira bimwe mu migabane y'ibyo twizera. Umuntu ukomeye, umuntu wize amashuri, umupasitoro cyangwa undi muntu uwo ari we wese, ntago yemererwa kuba mu gihe batekeye abana b'abahanuzi imboga, ntiyemererwa kujya gusoroma intanga ngo kugira ngo inkono ibyimbe. Rero ikindi kintu gikomeye ni uko Elisa yakoresheje ifu, bwa burozi bushira mu nkono. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo hari uburozi bwinshi abantu barimo kurira mu bintu byitwa amasengesho, barimo kurira mu bintu byitwa koherezwa ibibwirizwa. Hari uburozi bwinshi abantu barimo kurira ku ma WhatsApp, hari uburozi bwinshi abantu barimo kurira ku ma YouTube channel, hari uburozi bwinshi abantu barimo kurira ku ma message asanzwe. Najya mbabwire inshuti zanjye, ibi bintu mukwiye kubyitondera cyane, kuko Imana yacu yatuyoboye, idufitiye mu biganza byayo, niho idufite kandi ntizemera ko duhungabana. Mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose paje ya 558 basobanura neza amagambo ari muri Mariko 16 umurongo wa 17 na 18, aho Bibiliya igaragaza yuko abantu b'Imana bazarya uburozi ntibubice. Ahantu ayo magambo aratangaje cyane, aho Yesu yavuze ngo bazabaha n'ikintu cyica ariko nta kintu kizabatwara. Mu Bifuzwa ibihe byose banditse amagambo akomeye, baranditse ngo muri icyo gihe kuroga byarakorwaga cyane. Mu magambo make, igihe Yesu yari agiye gusubira mu ijuru, arimo kubwira abigishwa be uko bazasigara mu murimo bitwara, Yesu muri icyo gihe mu buzima busanzwe hari hariho ikintu cyitwa uburozi cyane.
ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo iki kintu tukitondere. Turimo kwiga icyigisho kivuga ngo uburozi, mbese kuzengurutswe n'uburozi impande zose, ubundi ubona uzarokoka ute? Nicyo cyerekezo dufite. Twabanje kubona uburozi bwihishe mu bitangaza, tubona uburozi noneho bwihishe mu nyigisho bitewe n'amarangamutima n'amatsiko umuntu agira, akavuga ati reka ngende kubera ubwuzu umuntu afite njye gutoragura utuntu runaka ahantu nabonye abantu basenga, ntuzane ntukoreshe n'iwacu naho hashyuhe, barye nabo bahage. Ariko nshuti zanjye tubonye ko kirimo ikibazo. Ubu rero tugeze noneho ku cyitwa uburozi, uburozi busanzwe. Kubera iki Yesu yavuze aya magambo yo muri Mariko 16? Mariko igice cya 16 harimo amagambo nkunda cyane, ariko aya magambo reka tuyasome uko yanditse. Ijambo ry'Imana rifite igisubizo. Mariko 16 umurongo wa 17 n'uwa 18. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. 18, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Icyo nshaka kwibandaho cyane, nubwo n'ibindi tuzabyiga, ariko ndashaka kwibanda kuri aka kantu kavuga ngo nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Mu wifuzwa ibihe byose baranditse ngo muri icyo gihe kuroga byarakorwaga cyane. Abantu babi ntibaburaga gukoresha ubu buryo bikiza abo babonaga ko ari inkomyi mu migambi yabo. Abantu bararogaga, ndetse abantu bararogaga, buri muntu wese yabonaga hari umuntu umubangamiye yaramwikizaga akoresheje uburozi. Ni imbaraga ya Satani. Twatangiye iki cyigisho tubona ko Satani ari umugome, ari umwicanyi, kandi igihe yabonanye abantu bamwitangiye bakamukorera, abaha ubu bubasha n'ubugome bwose. Ariko Yesu, hano baranditse ngo Yesu yari azi ko ubuzima bw'abigishwa be bwashoboraga guhura n'iyo ngorane, niyo mpamvu yabasezeraniye kuzarindwa. Abenshi batekerezaga ko ari umurimo w'Imana bari gukora igihe bicaga abahamya ba Yesu. Nshuti zanjye najya mbabwire ngo kuba uburozi buhari, kuba abarozi bahari, kuba abagome bahari bakoresha imiti, bagakoroga ibyatsi, bakagira gute, bakabiha umuntu yarangiza agapfa. Ndetse hakaba hari n'abantu basigaye babikora mu nsengero. Hari ahantu nigeze kujya, umuntu arambwira ati hari umukecuru hano wari waratuzengereje, iyo twajyaga gusenga yagiraga gutya agacunga ababyeyi basinzirije bahetse abana, yarangiza agatamika abana barangiza bagapfa. Atari ko nyuma y'uko tumuvumbura yacitse intege nta kigaruka. Ariko mu by'ukuri ukibaza, ni gute umuntu aba umurozi, uburozi bwe bwo kwica abantu, kuroga abantu, yarangiza akarenga? Reka mbabwire inshuti zanjye, amateka ari imbere yacu yerekana ko hari abantu benshi bagiye bagirira abantu nabi. Ariko najya mbabwire ngo Yesu yarabibonye yuko abantu be bazaregwa, kuko umuntu hariho tekinike yo kuroga umuntu ukamwikiza, kandi n'uyu munsi wa none ntiyarangiye kuko Satani arahari. Ariko abana b'Imana ntago bagomba gutwarwa n'ikintu cyitwa amarozi. Muri ino minsi amatorero menshi afite ibibazo, abizera bafitanye ibibazo, bazanira inama z'itorero, kanaka arandoga, iyo nahuye nawe niyo murebye mu maso gusa ndataha nkakubita umugore wanjye, kanaka arandoga, iyo naciye mu nzira yaciyemo ibirenge birandya, n'ibiki byose. Ubu kuri iki gihe Satani arimo arakoresha iyo turufu yitwa iturufu y'amarozi, kugeza ubwo abantu benshi usanga bafitanye ibibazo no mu nzu y'Imana. Ariko ikintu nshaka guha agaciro cyane hano ni iki: ntago nshaka guha agaciro ibintu by'amarozi, kuko Satani barimo aranatuma. Ubu hari n'abatangiye, uraganira n'umugabo ukamaze uti meze gute, ati ngewe ndashaka gutandukana n'umugore wanjye. Kubera iki? Hari abantu bampanuriye bambwira ko umugore wanjye ari wundoga, yandoze kutagira amafaranga, yandoze inyatsi, yandoze ibintu byinshi, bambwiye ko nintandukana nawe ubuzima buzagenda neza. Iki kintu cyitwa amarozi, mwibuke yuko imyuka y'abadayimoni mu Byahishuriwe 18 batubwira ko irindiwe muri Babuloni. None rero bitewe nuko twari dusanga mu itorero ritazi ibintu by'amarozi, ritubakiye ku bintu by'abadayimoni, n'iki kugira ngo abizera bacu bave mu mbibi zabo bajye mu mbibi za Babuloni, bagiye gutangira guterwa ubwoba n'ibi bintu by'amarozi. Kuko yakubwiye yuko warozwe, uricara ugashaka ukuntu wakwirogora bikakunanira, wazajya gusanga ukisanga uri mu biganza by'umuntu umwe wo muri Babuloni, aribo mu Byahishuwe bisi bisiga bya Babuloni bihumanye. Muri no minsi rero abantu benshi barimo barafata imiti y'i Babuloni, abantu benshi barimo barafata imiti yo kwikiza ibibazo runaka. Ariko najya mbabwire ngo Yesu yabwiye icyo abigishwa be.
niyo mpamvu yabasezeraniye kuzarindwa. Amen. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire bantu b'Imana, abarozi ntibazashira ku isi, ariko uburinzi Kristo yadusezeraniye abavuga ubutumwa bwe, uburinzi Kristo yasezeraniye abapasitoro, uburinzi Kristo yasezeraniye abadiyakoni, uburinzi Kristo yasezeraniye abajiya, uburinzi Kristo yasezeraniye buri muntu wese umuyoboka ushaka kuba mu byimbo by'Imana. Ubu burinzi mureka bari bwo twubakaho cyane kuruta kubaka yuko kanaka ari umurozi, kuruta kubaka ko bakubwiye ko kanaka. Reka mbabwire, harimo n'ibintu by'amabwire biriho, aho umuntu yicara yakumva yanze umuntu hagahita avuga ati uriya muntu nyamara areba nk'abarozi, bikazarangira uwabibwiye avuga ati ariko kanaka yambwiye ko uriya ari umurozi, bikazarangira hari undi uvuze ati ariko umuntu wapfuye wanyu mucunge cyane, hari iwanyu numvise hari umurozi. Reka mbabwire bantu b'Imana, twebwe ntabwo dukwiye kubara umubare w'abarozi batuzengurutse, ahubwo icyo duhamagarirwa ni ukubara uburinzi bw'Imana yateganyije mu bihe nk'ibyo ngibyo. Kandi hano muri iki gitabo baranditse ngo abantu benshi batekerezaga ko ari umurimo w'Imana bari gukora igihe bicaga abahamya ba Yesu mu gihe cy'intumwa. Rero reka twubake cyane ku burinzi bw'Imana, reka twerekere nanone mu yindi nguni y'uburozi. Nshuti zanjye, mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 9 murongo wa 22, ibyanditswe byera biravuga ngo nuko Yehoramu abonye Yehu aramubaza ati ni amahoro Yehu? Yehu aramusubiza ati mahoro ki, ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli butagira akagero bukiri aho ngaho. Magambo make, uburozi n'ubusambanyi bwa Yezebeli bwatumye abahanuzi ba Bali bagenda baba 850 n'abashera bari kumwe. Kandi ubusambanyi n'uburozi bwa Yezebeli bwatumye igicaniro cy'Imana cyari cyarasenyutse mu gihe cya Eliya. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu busambanyi n'uburozi bwa Yezebeli mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 20, Yezebeli yongeye kuvugwa, kandi biratangaje yuko mu Byahishuwe igice cya 2 nanone Nahabu nawe yavuzwe. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Mu magambo make, Yezebeli afite uburozi, noneho bwa burozi igihe kirageze Imana ikanguye itorero ryayo iraribwiye iti kuki ukundira uriya mugore wiyita umuhanuzikazi kandi atari we, gutuma aza yarangiza akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Bivuze ngo iki rero? Mu gitabo cy'Ibyahishuwe amagambo yanditsemo aba agaragaza amateka y'itorero, ariko akagaragaza n'ibihe biri imbere yacu. Najya mbabwire ngo urebye neza iki gihe cyo mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 20, uri busange Yezebeli yari ahagarariye inyigisho za Roma zari zirimo kwinjizwa mu itorero, kandi izi nyigisho zabwirwaga abantu b'Imana bari mu itorero muri icyo gihe, kandi izo nyigisho zagendaga zimunga abantu b'Imana gake gake. Kandi byarangiye abantu b'Imana bamwe na bamwe muri icyo gihe, abantu bari muri kiliziya batangiye kurya intonorano, batangiye gusambana. Mu magambo make, batangiye kuvanga iby'Imana n'inyigisho z'ubupfumu. Ariko nagira ngo mbabaze uyu munsi wa none, ubu Kristo n'ubupfumu biregeranye? Yego rwose. Twagiye tubona mu Bibiliya abantu bakera iyo barekaga ubupfumu bazanaga n'ibitabo byabo bakabitwika, barangiza bakagaragaza ko bavuye mu bya kera bahindutse ibyaremwe bishya. Ariko muri no minsi mu madini abantu bari abapfumu ntibazana ibimenyetso byabo, abari abarozi ntibagenda babigaragaza, n'abari indaya n'ibisambo ntibagaragaza ko bihannye by'ukuri. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu barimo bararya intonorano biciye mu nyigisho z'abadayimoni, biciye mu mihango n'imiziririzo n'imigenzo. Ubu dufite iminsi mikuru utabara abantu benshi bakora, ariko utababaza icyo isobanura. Ndagira ngo nibarize abantu turi kumwe, aya marangi abantu bitera, ibi bintu dukora ngo twagize iminsi mikuru, ari amazi twimenaho ngo turi muri anniversaire, nagira ngo mbabaze muzi byaravuye he? Ese ni irihe banga rituma kuri Noheli bakoresha ibara ry'umweru n'umutuku? Ndagira mbabwire inshuti zanjye
kuki kuri noheri tubwirwa neza yuko noheri ubundi bayizana bwa mbere bavugaga ko ifitanye isano n'ibigendanye no kuvuka kwa Yesu, ariko uyu munsi wa none Yesu ntakigaragara muri noheri, ahubwo haragaragara uwitwa Père Noel akambara imyeru n'imituku. Kera cyane ndi muto najyaga mbona bafashe ifoto ya Bikira Mariya ndetse n'iya Yosefu bagashyiramo n'akana mu kirugu, noneho bakavuga ngo nyine Yesu yavutse. Ariko najya mbabwire ngo abantu barimo bararya intonorano mu minsi mikuru, abantu barimo bararya intonorano mu bimenyetso no mu materime no mu magambo ariko batazi. Rero ikigaragara ni kimwe, nuko Yezebeli ushushanya Babuloni, inyigisho ze abantu barimo barazirya kuko yamaze kwiyita umuhanuzi, abantu barimo barazirya kandi ari imbata. Rero igihe kirageze ngo abayobozi b'itorero babe maso kugira ngo imbata z'Imana tuzirinde kuba zagirana isano n'uburozi cyangwa se ubusambanyi cyangwa se intonorano za Yezebeli. Ubu burozi ni uburozi burimo kwinjirira mu mihango, mu minsi mikuru, mu bintu, mu bimenyetso, mu bintu twoherezanya n'iki. Bana b'Imana ndagira ngo mbabwire ngo mube maso. Uburozi ko bukuzengurutse uzarokoka ute? Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 255 harimo amagambo akomeye nkunda. Igitabo kino gitoya, igitabo cy'intambara ikomeye, baranditse ngo uwitwa Tosen wari umugorozi wo muri Denmark, yari umuhungu wabyawe n'umuturage woroheje. Ubwo yari akiri muto, uwo mwana yagaragaweho kuzaba umuhanga, yagiraga inyota yo kwiga, ariko ibyo ntibyamushobokeye bitewe n'imibereho y'ababyeyi be, maze yinjira mu kigo cy'abihaye Imana. Ari muri icyo kigo rero, imibereho yiboneye ifatanyije n'umwete wo kuba indahemuka byatumye abayobozi be bamukunda cyane. Igenzura yakorewe ryagaragaje ko afite impano zimuhesha gukorera itorero neza mu gihe kizaza. Iri torero ryavugwaga ni irya Kiliziya. Hafashwe umwanzuro wo kumwohereza kwiga muri imwe muri za kaminuza zo mu Budage cyangwa mu Buholandi. Uwo musore w'umunyeshuri yahawe uburenganzira bwo kwihitiramo ishuri azigamo, ariko ntibamwemerera ko yahitamo Wittenberg. Wittenberg mwibuke yuko niho habaga Martin Luther. Abo bihaye Imana bavugaga ko umunyeshuri w'itorero atagomba gushyirwa mu kaga yaterwa n'inyigisho z'uburozi z'ubuhakanyi. Nshuti zanjye, inyigisho za Martin Luther Roma yazitaga inyigisho z'uburozi z'ubuhakanyi, ariko Martin Luther nawe inyigisho za Roma yazitaga inyigisho z'uburozi kandi z'ubuhakanyi. Muri no minsi ubuhakanyi burimo buragenda bufata indi sura. Ndagira ngo mbizeze kandi nababwiza ukuri yuko inyigisho zose z'ibyanditswe byera, amagambo dufite mu mwuka w'ubuhanuzi n'amagambo y'ukuri atuma dutandukana n'abandi bantu, muri no minsi arimo aritwa inyigisho z'uburozi. Reka mbibutse yuko ibintu bitugize abo turi bo, bitugize abantu bihariye, birimo biritwa uburozi imbere y'ab'isi. Ariko natwe ibintu birimo guhuza ab'isi n'inyigisho barimo guhurizaho zitava mu byanditswe byera, natwe turazibona nk'uburozi. Kubw'ibyo rero ukeneye kugira ubwenge bukomeye kugira ngo ibyo ab'isi barimo kwita uburozi umenye ko wowe ari umuti, kandi ibyo natwe turimo kwita umuti ab'isi barimo kubyita uburozi. Ibi biragusaba kuba mu Mana n'ijambo ryayo cyane. Ese kurokoka birashoboka? Yesaya 47:12 ibyanditswe byera bitubwira nanone uyu munsi wa none ko hari Babuloni. Ariko se Babuloni ifite iki? Ni ikirimo gukuruza amahanga? Babuloni ni ikirimo gukuruza abategetsi b'isi? Babuloni ni ikirimo gukuruza amadini? Babuloni ni ikirimo gukuruza abakomeye? Ni ikirimo gukuruza abanyempano? Babuloni ni ikirimo gukoresha kugeza ubwo uyu munsi wa none hagiye gutangwa itangazo ngo Babuloni ikomeye. Nshuti zanjye, biragusaba kwiga neza Yesaya 47:12. Haranditse ngo nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe, ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Inama zawe nyinshi zirakuruhije, abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke bagukize ibizakubaho.
hano muri Babuloni barimo baratwereka iki? Hari abantu basenga bakurikije ukwezi, hari abasenga bakurikije inyenyeri, hari abaraguza ijuru, bakagaragaza yuko Babuloni ifite inama nyinshi irangariyemo, kandi bakagaragaza ko Babuloni ifite ibikagiro. Ibikagiro ni imitongero n'ibindi bintu byakoreshwaga n'abarozi mu gihe cya kera, ariko barangiza akavuga ko Babuloni ifite uburozi. Iyi Babuloni ivugwa muri Yesaya 47 ni Babuloni yo mu gihe cya Yesaya, ariyo Babuloni muzasanga yo mu gihe cya ba Nebukadineza. Ariko nimureba hari ikiraro cyubatse hagati y'umunara wa Babeli na Babuloni ya Nebukadineza, ariko nanone hakaba hari n'ikindi kiraro cy'amateka cyubatse hagati ya Babuloni ya Nebukadineza na Babuloni y'uyu munsi wa none. Rero nshuti zanjye, najya mbabwire ngo Roma y'uyu munsi wa none ifite icyo twita ibikagiro, ifite inama nyinshi irimo gukora, kandi ifite inzoga. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17, umugore wari ufite igikombe cyari cyuzuye ibizira, ariko igikombe ari zahabu, ngo yari asinze, yari umusinzi. Rero uyu munsi wa none amahanga nayo amaze gusara. Asaze kubera iki? Amahanga arasaze kubera yuko yamaze kunywa uburozi bwa Babuloni, kandi amahanga amaze gusara kuko arimo kunywa vino, arizo nyigisho z'ibinyoma zikomoka kuri Roma. Izi nyigisho z'ibinyoma zikaba zikomoka ku madini atandukanye yafashe Bibiliya yishyira ku ruhande, yifatira ibitekerezo by'abantu aba ari byo agenderaho. Nshuti yanjye, ubu nabwo ni ubundi burozi. Ese abantu ntibarimo kubugotomera? Yego rwose. Nimureba neza muri Nahumu igice cya 3:4, ibyanditswe byera bitwereka yuko burya kuriya muzasoma mu gitabo cya Yona, mugasanga Niniwe yari yarabaye mbi cyane, hari imbaraga zari zibyihishe inyuma. Roma cyangwa se Ubukarudaya bw'icyo gihe nibwo bwari bwihishe inyuma y'ububi bwa Niniwe. Uyu munsi wa none ububi tubona mu mijyi, ububi tubona mu bintu byose byazambye, hari umurozikazi w'umuhanga wihishe inyuma. Naho mu gice cya 3:4, byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga. Umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe, akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo uyu munsi wa none ubwo mubona ibyanditswe byera byashyizwe ku ruhande, uko mubona amahame n'ingamba nyinshi zifatwa ku isi bigenda byigizayo umudendezo w'ijambo ry'Imana n'umudendezo w'abana b'Imana, ibi byose birakomoka ku murozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe. Kurokoka, abantu bazarokoka gute? Reka mbibutse yuko uyu munsi wa none hari ubundi burozi bw'abahanuzi. Abahanuzi b'ibinyoma bagiye kwaduka ari benshi, kandi uburozi bwabo Bibiliya yabwise apusinto. Yeremiya igice cya 23:15, Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati: dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, mbanywesha amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu aribo baturutsweho kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose. Kutubaha Imana muri no minsi birimo birava mu bantu bitwa abahanuzi, baraza abantu bagira ngo bagiye gukundisha abantu Imana, nyamara baje kuzinura abantu Imana. Reka nkwibutse yuko uburozi bwitwa apusinto, ubundi apusinto bwavaga ku giti. Iki giti cyari igiti cyakoreshwaga mu buvuzi, ariko binyuze mu bugome bwa Satani. Yari yarabwiye abantu uburyo bavanga formule nabi, aho kugira ngo cya giti kibe umuti, ahubwo cyarangiza kikaba uburozi. Muri no minsi ndajya mbwire ngo abahanuzi, ibyanditswe byera twari dufite, Bibiliya twari dufite, amagambo Imana yavuze twari dufite, bayinjiramo, kandi ayo magambo yagombaga gukiza abantu, ariko bayinjiramo bagahindura uburyo uwo muti w'ibyanditswe byera uteye, barangiza bagahindura formule, ibintu bakabicurika, noneho ugasanga abantu barimo barayoba bitewe na Bibiliya, kandi Bibiliya yo yagombaga gukiza abantu. Ngiki ikibazo. Umurongo wa 16, Yeremiya 23, Bibiliya iravuga ngo uko ni Uwiteka Nyiringabo avuga ati: ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none abahanuzi bari ku maradiyo, abahanuzi bari ku mateleviziyo, yewe uragera no mu nzira umuntu akakubwira ati: hagarara ngo uhanurire wa mudamu ubyibushye we, hagarara ngo uhanurire wa mugabo unanutse we, hagarara ngo uhanurire wowe uri mu modoka,
ubuhanuzi bwabaye bwinshi, ariko ubwinshi ni ubuhimbwe n'imitima y'abantu, ntabwo biba bivuye mu kanwa k'Uwiteka. Umurongo wa 17 rero, mwumve ikizakubwira ba bahanuzi b'ibinyoma abo ari bo. Bahora babwira bansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Ubu muri ino minsi ikintu cyarekesha abantu ibyaha, ikintu cyereka abantu ko batandukiriye bagatandukana n'Imana, ikintu cyerekana yuko imbabazi zigiye kurangira ku bantu, icyo kintu nta gihari. Ahubwo ubu abantu bose barashaka guhanurirwa amahoro. Bizinesi ugiye kujyamo izagenda neza. Imana yanyeretse ko ugiye kubona viza. Imana yanyeretse urimo kubyara ubwana bubiri. Imana yanyeretse wazamuwe wavuye ku gatabureti wicazwa ku ntebe z'abakomeye. Imana yanyeretse ko ikinguye urugi ugiye kwakira amafaranga utigeze wakira. Imana yanyeretse yuko bari bagushyiriyeho urupfu, hari umuntu wari uguteze ngo upfe, ariko Imana inyeretse yuko irukuyeho. Reka dusenge kugira ngo Imana itwereke uwo muntu washakaga kukwica. Uyu munsi wa none abahanuzi bariho benshi, n'ayo magambo barimo kuvuga, ubuhanuzi bwose bwerekeye ku kugira amahoro k'ubu buzima gusa. Ndetse abantu banangiye umutima, abantu b'indaya, abantu b'ibisamba, abantu b'ibirara, abantu barya za ruswa, abantu baretse Imana batandukana nayo, bari mu nzira mbi. Iyo bahuye n'abo bantu bamara kubaha udufaranga two kurya, wamwohereza mobile money, wamara kumwereka imodoka izamutwara aje kugusura, ujya kumva aravuze ati Imana irambwiye ngo nta kibi kizakuzaho. Rero ubu ni uburozi bwitwa apusinto. Uburozi bwitwa apusinto ni uburozi Satani azacisha mu bahanuzi bakajijisha abantu ntibamenye aho igihe kigeze. Nshuti zanjye, reka twimuke tujye ku bundi burozi. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 3. Reka mpere ku murongo wa mbere. Abagalatiya igice cya 3. Bibiliya iravuga ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ubu burozi tugiye kureba hano ni ubuhe noneho? Umurongo wa mbere, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ubu burozi buraha. Pawulo yaragiye abwiriza i Galatiya, baramukunda, bakunda ibintu by'Imana. Hari n'abanyabwuzu benshi baramubwira bati tugize amahirwe kumenya ibi bintu. Barabikunda, bamurwanira ishyaka. Pawulo baramugaburira, bamwitaho, ndetse baravuga bati igendere, ibisigaye tuzasigara natwe duhanganye nabyo, ntabwo uzatunenga, Imana izadukoresha. Ariko Pawulo igihe yakomezaga kuzenguruka hirya no hino, yatangiye kuzaza ahabwa amakuru. Yabaza amakuru ya kanaka, bati kanaka yabishingutsemo. Babaza ati amakuru ya kanaka yabishingutsemo. Arangije aza kuvumbura yuko bagize ikibazo. Ubutumwa bwiza bwari bwarabakuye mu nyigisho z'ibinyoma no gushaka gukizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko no kwihambira ku bintu by'imihango. Noneho arangije ababwira yuko ubutumwa bwiza bubabatuye. Amaze kugenda yumva habonetse inyigisho za rwihereranwa. Izo nyigisho zagiye zitwara ba bantu kugeza igihe bageza baravuga ati twavumbuye ko Pawulo yari yaradushutse. None nagira ngo mbabaze, ubu burozi busubiza umuntu mu bintu yari yaravuyemo, bugasubiza umuntu aho yahoze, kandi bumubeshya yuko yateye intambwe. Uyu munsi nibuhari, burahari rwose. Uraganira n'umuntu ukamaze uti se kutakiza gusenga ku isabato, yarangiza ati se ntabwo amenye ibyo ari byo. Reka burya mwari mwaranyishe mu mutwe, narafungutse namenye ubwenge. Ubu Kristo yambereye umukiza, ndi umuntu w'Imana udafite umupaka. Nshuti zanjye, abantu barimo bararogwa uburozi bw'inyigisho z'ibinyoma zisubiza umuntu uko yari ameze. Inyigisho ziza zikabwira umuntu yuko ikintu cyose yakora, ibyo wanywa, ibyo warya, Kristo bitamubuza kuguha agakiza. Wanywa ibiyoga, wasambana, rega nta kibazo, Imana yaguhaye agakiza, kandi nayo Imana irabizi kuri umukungugu. Nshuti zanjye, ubu harimo harakorwa inyigisho umuntu anywa, yarangiza zikamubera uburozi. Za nyigisho ukazisanga wasubiye ku nzoga nk'uko mbere yuko mayiba wazinywaga, wasubiye ku busambanyi nk'uko mbere y'uko uza mu itorero wari umeze, wasubiye mu nyigisho z'ubupagani n'inyigisho z'abapfumu nk'uko kera uri umupagani wari uzifite. Izi nyigisho rero Pawulo yabajije Abagalatiya, arabaza ati Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze?
kandi nshuti zanjye abantu barimo bararogwa. Reka nkwibutse yuko twihuta hari ubundi burozi bukomeye abantu bakwiye kwitaho cyane. Ndagira mbabwire ngo uyu munsi wa none dufite inyigisho zo kwibungabungira amagara mazima, nk'inyigisho zituma turamba kandi tukita no ku gakiza kacu, iby'Imana bigakorera muri twe. Kandi umuntu unyuranya n'izi nyigisho zo kwibungabungira amagara mazima byanga byakunda zisanga yarisha amategeko y'Imana. Ariko hano banditse ngo iki? Baranditse ngo umubiri ugomba kugaburirwa neza kugira ngo ubashe gukora akazi ushinzwe. Ntibigendana na gahunda y'ubuzima ko nyuma yo kureka ibyo kurya bibi kandi byangiza umubiri, abantu bafata uruhande runyuranye maze bagatangira gukoresha indyo idahagije kandi itaboneye, ikabije kuba nkene. Hari abantu bareka ibintu babirekeshejwe na temperance, ariko ntibicare ngo begere Imana ibigishirize mu ituze bamenye ibyo basimbuza ibyo baretse. Abo bantu ugasanga barimo bararya indyo ikennye ntibanamenye n'ibyo babisimbuza. Rero hano baranditse ngo aho kuba ubugorozi bw'ubuzima biba uburozi bw'ubuzima. Hari igihe abantu benshi bajya muri temperance aho kugira ngo ibabere umucyo, ibubakira ubuzima, ibagororera ubuzima bwabo bw'ahazaza, ahubwo wabareba kubera ubujiji bafite muri temperance, ugasanga ya temperance yabaye nk'uburozi ku buzima bwabo kandi yari ije ari ubugorozi. Nshuti yanjye, aya magambo yanditswe mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, paje 191. Aya magambo muyashake, aratangaje. Kubw'ibyo rero hari abantu barimo kuroga imibiri yabo bagacika intege kandi bakaba biteguye no gupfa bitewe no kutamenya ibyo bagira, ibyo bahitamo. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 paje 63 ku kagingo kitwa mwitondera uburyo mwumva, muri ako kagingo baranditse ngo nta kintu cyangiriza imigambi y'umutima ukwera kwawo, uburyo nyakuri kandi bwera umutima wumva Imana ndetse n'ibintu byera kandi by'iteka ryose, nko guhora uteze amatwi no guha agaciro ibintu bidakomoka ku Mana. Guhora uteze amatwi no guha agaciro ibintu bidakomoka ku Mana, aha nabyo ni ibintu bibi cyane byangiza umuntu, biroga umuntu. Nawe yarakomeje arandika ngo biroga umutima kandi bigatuma ubushobozi bwo gusobanukirwa bugabanyuka. Uyu munsi wa none rero ibintu tureba ku ma WhatsApp, ibintu tureba ku maradiyo, ibintu twumva ku maradiyo, ibintu tureba ku mateleviziyo, ibintu twumva mu biparu n'imisingo, ibintu turimo gukurikirana mu nzenya, aho abantu basigaye bakina urwenya bagakina bagize Yesu abigishwa ba Yesu bagendana urumogi bari kumwe na Yesu. Mbega amasene, mbega amateateri arimo gukinwa n'abantu bahoze bafite ababyeyi basenga, ariko abo babyeyi ntibafata abo bana ngo babajyane gusenga, kugeza ubwo intumwa za Yesu bazitiranya n'abacuruzi b'urumogi. Ibi bintu birimo birava he? Birimo birerekera he? Ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo nawe w'umukristo wicara ukareba izo komedi, ukareba amafilimu, ukareba indirimbo zanduye, byanga byakunda ntukagire ngo birangiriraho. N'uburozi urimo kwakira kandi buzabyara umusaruro mu gihe runaka. Hazahora havuka ibintu byo guteza amacakubiri no kujyana abantu kure y'ukuri, uku kujya impaka, guhinyura, kunenga, gucira abandi urubanza. Ibyo byose si igihamya cy'uko ubuntu bwa Kristo buri mu mutima. Nimwitonde, uburozi ni bwinshi, ntihakagire umuntu. Aya magambo yo Ellen White yayigishije mu cyigisho cyitwa akaga gaterwa no kujora ubutumwa bwahumetswe. Ni igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 1 paje 33. Aha nakoresheje igitabo kiri soft. Baranditse ngo ntihakagire umuntu ubiba ijambo ryo gushidikanya hirya no hino rishobora gukura nk'uburozi ku bandi bantu, ngo rinyeganyeze icyizere bafitiye ubutumwa Imana yatanze, bwafashije mu gushyiraho umusingi w'uyu murimo kandi bwawufashije kugeza muri iki gihe, bukoresheje gucyaha, imiburo, gukosora no gutera ubutwari. Mu magambo make hano barimo baravuga ngo ntihakagire umuntu ubiba ijambo ryo gushidikanya hirya no hino rishobora gukora nk'uburozi ku bandi, rikanyeganyeza Muri ino minsi hari abantu bazanye inyigisho zo gukekeranya ku bantu ku bigendanye n'icyacumi, inyigisho zo gukekeranya ku bantu ku bigendanye n'ubuhanuzi, inyigisho zo gukekeranya ku bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ibi bintu byose ni uburozi. Iyo wazanyuye ikintu gikekeranya kigakura umuntu ku kuri kw'ibyanditswe byera, ubu uri umurozi. Mbega uburyo abantu bacu barimo kurogwa. Uyu munsi wa none
nshuti zanjye nagira mbabwire ngo hari uburozi bukomeye mu gitabo cy'intambara ikomeye batwereka yuko inyigisho za Roma zari zarafashe ibihugu byo mu Burayi, bituma ibyo bihugu bita icyerekezo ku buryo abantu bari batakibasha kumenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma, bari batakibasha gutandukanya uburenganzira n'umudendezo. Ngibi bintu byarangije igihugu cy'Ubufaransa, ariko uyu munsi wa none byamaze no kurangiza abantu. Rero inyigisho z'uburozi za Roma ubu zamaze kuba umugabane umwe mu bigize ibibwirizwa byinshi. Abantu b'Imana bakeneye kuba maso. Rero nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo ni gute umuntu yarokoka. Hari uburozi rero bwihishe mu cyitwa amasano dufitanye. Buriya nagira mbabwire nshuti zanjye, amoko nayo ni ubundi burozi Satani akoreramo cyane. Mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose paje ya 274 banditse amagambo akomeye. Baranditse ngo ababuzaga abantu gusanga Kristo imyaka 2000 ishize n'ubu barakora uyu munsi. Umwuka watumye hajyaho urusika hagati y'abayuda n'abatari abayuda uracyakora n'uyu munsi. Ubwibone n'ivangura byashyizeho inkuta zikomeye hagati y'abantu b'ibika bitandukanye. Kristo n'umurimo we yahawe isura mbi, kandi abantu benshi bumva barahejwe mu murimo w'ubutumwa bwiza. Ariko abo bantu ntibakwiriye kumva ko bahejwe imbere ya Kristo. Nta nkuta na nkeya umuntu cyangwa Satani yashyiraho zatangira kwizera k'umuntu. Inyigisho urukuta rwari rwubatse hagati y'abayuda n'abatari abayuda. Uyu munsi wa none hari uburozi bukomeye bw'inyigisho y'amoko, aho usanga abantu batakizerana, aho usanga abantu bamwe ari abahutu abandi ari abatutsi, bamwe bakaba abakiga abandi bakaba abagogwe abandi bakaba abanyanduga, bamwe bakaba abasirimu abandi bakaba inkandagira bitabo. Nshuti zanjye, bamwe bakaba abantu basomye cyane abandi bakitwa yuko ari abantu batazi iyo biva n'iyo bijya, bamwe bakitwa ba nyiri itorero n'abana b'abatambyi, abandi bakitwa yuko aribwo bakirizamo. Uru rusika Satani yubatse rumaze igihe kirekire cyane, kandi umuntu ukiyumvamo ko ari umuhutu ari umututsi, akiyumvamo yuko ari umunyanduga, akiyumva yuko ari umukiga, undi akiyumvamo ko ari umugogwe, umwe akiyumvamo ko ari umunyarwanda, umwe akiyumvamo ko ari umuzungu, undi akiyumvamo ko ari umwirabura. Najya mbabwire ngo ibi bintu byagiye biba uburozi bwangije abantu, butuma icyo Kristo arimo gukora kitabageraho. Rero Imana ifite icyo igomba kudukorera. Nshuti zanjye, imbere yacu hari uburozi, umwuka mubi duhumeka wuzuye uburozi, indyo mbi dukoresha zuzuye uburozi, inyigisho z'ibinyoma zihishe mu itorero nazo ni uburozi, ibyo tureba n'ibyo dusoma byuzuyemo uburozi, uko tubana n'abandi n'urusika twubatse rudutandukanya nabo byuzuye uburozi. Inyuma yacu hari inyigisho za Roma zuzuye uburozi, hari amahame ya Babuloni arimo kugenda yinjira mu bizera bacu yuzuye uburozi, inyigisho za rwihererana zirimo gusubiza abantu mu byo bari bararetse zuzuye uburozi, ibyo twitegereza ku mateleviziyo, inyito, amaterime, imvugo turimo gukoresha z'ururimi rw'ishyanga ribonetse ryose byuzuye uburozi. Ariko najya mbabwire ngo Kristo yiteguye kudukiza uyu munsi. Icya mbere, nimwemere Kristo aturogore akoresheje ijambo rye. Kristo akoresheje umwuka we wera arimo aravuga ngo niba wari wararozwe, ukaba wari utangiye guta icyerekezo, ukaba utari ukizera abavandimwe bawe, utakizera ibyanditswe byera, utakizera amahame y'iri torero, Imana irimo iravuga ngo ngwino nkurogore. Rero niba ushaka kurogorwa, fata umwanya upfukame usabe Kristo agira icyo agukorera. Imana igira icyo ikora kidasanzwe, kandi nagira ngo ubwire ngo kurokoka uburozi bwose butuzengurutse nta mbaraga zacu bizadusaba. Kristo wenyine reka tubere uburinzi. Izuba ryo gukiranuka rikurasire rifite amababa yo gukiza, rifite gukiza mu mababa yaryo. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Wowe Mana ufite ubushobozi, wowe ufite ubushobozi bwerekana imitego ya Satani, wowe ufite ubushobozi bwo kumenya niba mu nkono hagezemo uburozi, turakwinginze kugira ngo mu mitima yacu uturebere ko nta burozi buturimo, kandi buri kintu cyose kiri muri twe kidakomoka ku byanditswe byera uduhe kwihana no kukireka. Kandi ubwo Yezebeli arimo kuroga isi, turagusabye ngo uduhe kugira ngo inyigisho ya Eliya idutegure, udukure mu rungabangabo, kandi umwuka wawe wera aduhe kwihana no gutandukana n'ikibi. Uturinde kumera nk'abagaratiya b'abapfapfa, ahubwo uduhe kuguma mu byo twizera, kandi umwuka wawe wera aba ari utuma
tugira uburinzi bukomoka kuri wowe n'ijambo ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.